Umugabo wubatse afite inshingano zo kubungabunga urugo, akaruhundagazaho urukundo, akarushakira icyubahiro n'umutekano kugira ngo rudahungabana. Izo ni inshingano z'umugabo. Hari ibintu 10 rero ngiye kubagezaho umugabo akwiye kwitwararika cyangwa se adakwiriye gukora. Ni nk'amakosa udakwiriye gukora kugira ngo bitangiriza cyangwa se bigahungabanya urugo. Icya mbere umugabo adakwiriye gukora: kwirinda kugira umubano wihariye hagati ye n'abagore batari umugore we. Ibi bintu bikunda gusenya ingo kenshi gashoboka, ugasanga umugabo afitanye communication n'abandi bagore benshi. Iyo umugore abimenye nawe agirana communication n'abandi bagabo, urugo ruhita rusenyuka. Twagiye ku cya kabiri tudatinze: utaganira n'umugore we ku bintu by'ingenzi. Nk'urugero, ugasanga wenda niba agiye nko kugura wenda nk'ikintu cyangwa se nk'umutungo runaka, ntabwo aganira n'umugore ngo amugire inama cyangwa se bafatanye, ahubwo ahise agenda aragura, kandi wenda hari nk'igitekerezo umugore yari kumuha cyari kugira ibyo kiramura. Aho ngaho umugore nubwo wenda ntacyo wahomba, umugore abona ko utamwizera cyangwa se abona ko utamuha agaciro. Mu buryo bwo kurinda agaciro rero umugore wawe afite cyangwa se umugore wawe yizera ko afite kuri wowe, ugomba kumubwira cyangwa se mukaganira ku myanzuro imwe n'imwe igiye gufatirwa urugo. Twagiye ku cya gatatu: kwirinda gukoresha imbaraga, amahane cyangwa gutukana. Gukoresha imbaraga ni igihe wenda afashe umwanzuro, umugore ati uyu mwanzuro ndi kubona udakwiye, akaguha ingero, ugakoresha imbaraga wa mwanzuro ukawukomeza. Icyo kirumvikana. Amahane ni kwa kundi umuntu ugasanga wenda umwana yamennye nk'igikombe cyangwa se ugasanga yamennye televiziyo, amahane akazamuka, ukarwana n'ibiki. Gutukana ni kwa kundi umugore akunyura nk'imbere wenda yambaye nk'umwenda udasa neza, ugahita umutuka, utamubwira ati hindura uwo mwenda mu mvugo nziza yuje urukundo. Ni ukwirinda gukoresha imbaraga z'umurengera mu bintu bitari ngombwa, kugira amahane mu rugo no gutukana. Ibyo ni ukubyirinda niba uri umugabo. Icya kane: kwirinda kunywa ibiyobyabwenge bikabije nk'inzoga, itabi n'ibindi biyobyabwenge bikaze, urumogi, za marijuwana n'ibindi. Ibyo ngibyo ni ukubyirinda. Ibizwi mu Rwanda hazwi inzoga n'itabi n'urumogi. Urumogi ngo hari abarukoresha simbizi, ariko ibyo nibyo tuzi mu Rwanda bivugwa. Ni ukwirinda gukoresha byinshi by'umurengera, ariko urumogi rwo kurukoresha uri umugabo, ikibazo kesi iba yavutse. Byibuze inzoga yo abenshi barazinywa kuko nyine inzoga ntabwo zigira umumaro mu mubiri w'umuntu, n'itabi hari abantu barikunda, ariko ukirinda gufata byinshi by'umurengera. Niba uri umugabo rero, ibiyobyabwenge ntabwo ari ngombwa, ugomba kubyirinda. Icyo cyari icya kane. Icya gatanu: gusesagura umutungo cyangwa kutabwira umugore wawe uko amafaranga akoreshwa. Ni urugero: uhembwa umushahara w'ibihumbi 50 cyangwa se 100 cyangwa se 200 cyangwa se 500 cyangwa se miliyoni, ariko ntabwo azi ngo ayo mafaranga akora iki. We abona ariye, akabona araryamye. Niba muba mu bukode, akabona ubukode burishyuye. Niba se hari n'ibindi cyangwa se wishyura minerivare, akabona minerivare wayitanze y'umwana, ariko ntabwo azi ngo andi mafaranga akora iki, gakoreshwa gute. Ibyo bintu ni bibi, mubyirinde. Niba uzi ko wubatse, niba uri umugabo cyangwa se niba uteganya no kubaka, ibyo bintu ugomba kuzatangira urugo, ibyo bintu maze kubishyira ku ruhande. Kutamenya imikoreshereze y'umutungo, ibyo bintu icyo bikurura ni iki? Bikurura yuko umugabo akora ikosa cyangwa se akagira amakosa akora mu mipangire ye y'imishinga ye, ugasanga amafaranga arahombye mu gihe umugore ari kumwunganira. Umugore ni umufasha, ntabwo ari igikoresho cyangwa se igisitati kiba kiri aho ngaho. Umugore ni umufasha wo kugufasha, akakunganira, akakugira inama. Ugomba kwirinda rero gukoresha nabi umutungo, ahubwo ukabwira umugore mukajya inama, mukaganira ku buryo uwo mutungo wagira ute wakoreshwa. Icyo cyari icya gatanu. Kugeza ku cya gatandatu:
irinde kwibera nyamwigendaho, kwirinda kuba nyamwigendaho, kwiyitaho wowe ubwawe gusa, kwikunda cyane bikabije. Bibiliya iravuga ngo twikunde, ngo ntabwo uzakunda mugenzi wawe ubwawe wiyanze, ariko kwikunda cyane, ibintu byose iyo bijemo ngo cyane, cyangwa se iyo bibaye too much, biba byarengereye. Kwikunda cyane bikabije nabyo ntabwo ari byiza mu rugo, kuko ni nk'urugero, wenda niba ufite umudamu cyangwa se umugore, ukigurira imyenda, ukiyitaho, ariko umugore ugasanga yambaye ubusa, nta myenda agira. Aho ngo ibyo ngibyo nabyo bigaragara ko utamukunda. Bikurura iki? Bikurura umwuka mubi mu rugo. Kwikunda cyane, kwiyitaho wowe ubwawe, nabyo ni bibi. Twagiye ku cya karindwi. Ukwiriye kwirinda kugira inshuti mbi cyangwa ibitekerezo bibisha urugo. Kubisha urugo urumva ni ibitekerezo bijagaraza urugo, cyangwa se kugira inshuti mbi. Inshuti mbi zigufatisha imyanzuro mibi. Nta nshuti mbi kugira inama nziza. Inshuti mbi inyinshi ni izikubwira ati tujye mu kabari, tujye kunywa, tujye kugira ubuhe, nabonye umugore mwiza, tubure buriya twamwinjira. Izo ni inshuti mbi zikubwira ibyo ngibyo. Ariko inshuti nziza zirakubwira ngo gutaha nijoro ufite urugo ni bibi, ahubwo nibura nunanwa inwaka utahe kare, ugende urebe mu rugo uko byifashe, niba hari n'ibyo uri buze gukemura ugezeyo ubikemure hakiri kare. Inshuti mbi rero ntabwo zikugira inama nziza. Irinda inshuti mbi n'ibitekerezo biri mu rugo. Icyo ni icya karindwi. Icya munani, kudaha umwanya, ntabwo ukwiye guha umwanya, kudaha umwanya umugore wawe n'abana, ahubwo ukamara umwanya munini kuri telefone, kuri televiziyo, uhugiye ku kazi. Ibyo bintu nabyo ntabwo bikwiye ku mugabo, bituma urugo rwe rutagenda neza. Niba ufite umuryango, ukwiye kuzajya uwubonera umwanya mukaganira, bakakubwira ibibazo bafite. Igihe uhora uri bizi muri telefone, uri bizi kuri televiziyo, uri bizi mu kazi, ntabwo babona umwanya wo kugira wo kugira ibyo bakubwira bibari ku mutima. Ndabakunda cyane. Icya cyenda, kutagaragaza urukundo n'impuhwe ku mugore wawe ndetse n'abana. Ibyo bintu nabyo ntabwo ni kirazira ku mugabo. Kutagaragaza urukundo n'impuhwe ku mugore wawe ndetse n'abana, ibyo bintu ni bibi. Icyo kirumvikana. Icya cumi, ndabakunda cyane kandi. Icya cumi, kwirengagiza Imana n'amasengesho. Ku mukirisitu ni isengesho. Ku muntu utari umukirisitu ni ukwirengagiza Imana, kuko nawe aba azi neza ko Imana ihari. Niba udasenga, kora ibikorwa bigaragaza ko ukunda Imana, cyangwa se bigaragaza Imana mu rugo rwawe. Urugo rutagira Imana ruba rumeze nk'urugo rwubatse ku musenyi. Uba ugomba kugira Imana mu rugo rwawe, kugira ngo Imana ikomeze urugo rwawe. Ndabakunda cyane. Iyo ni incamake y'ibintu 10 ukwiriye gukoresha, cyangwa se ukwiriye kugenderaho niba uri umugabo, cyangwa se ukwiriye kwirinda, cyangwa se ukwiye kwigengesera mu gihe ugiye kubikora, kuko uzajya umenya ko urugo rwawe ruri mu mazi abira, ko urugo rwawe rugiye gusubira inyuma. Ndabakunda cyane.